Mani yayikuyeho. Meze neza? Bahoya. Tantera amazi. Mfite ibintu byo gukora. Umva se. Mbabarira pe. Meze bite? Ndakwinginze. Nibwo ushaka gushwana nanjye. Sabashyitsi ko ari umugisha kubera iki? Mbabariye. Wambaye dutuma nkubwira nabi. Ubundi naguye. Tamaye nka data. Se ibyo byo bahane. Komeza untera amazi ndaguteza motovu. Akuna Mbabarira iyi kamera uyikure hano. Uri kubyumva? Ese wanashuje. Kura hano ino kamera. Se washuje abashyitsi. Wambabari wa mugabo. Wambabari ntuneshe umutwe pe. Babarira. Ubushize byo mwankorera. Isoko y'amahoro n'ubuzima. Igisubizo nyacyo mu buzima burambye n'ubuvuzi gakondo. Nitwa Mugisha Ernest, nkaba ndi umugabo wubatse ubana n'umudamu twatumaze imyaka 8 tutabyara. Twarazengurutse ahantu hose batuvura ariko byaranze. Tuza kugana muganga Matovu. Aratuvura. Muganga Matovu arakuvura indwara zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diabete, asma ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane. Nabanaga n'umugabo kubera ikibazo cy'imiryango n'amashyari, baje kundoga urubuyero nkazajya ndaranshikagurika nirukanka. Umugabo biba ngombwa ko dutandukana, ngaruka iwacu mu Rwanda. Nza kugira amahirwe mpura n'umuganga Matovu, ubu yaramfashije. Ubwo burwayi bwose bwarashize, nkaba ngiye gusubirana n'umugabo wanjye. Uko muneba ngaha nitwa Shumbusho Emmanuel. Ubu mu minsi ishize nari mfite ikibazo cyo mu mutwe, igihe cyabayeho kirekire ndi umusazi. Naze kugira umugira neza witwa muganga Matovu. Nitwa muganga Matovu nkuko abantu bamaze kubimenya cyangwa bamaze kumenyera. Abandi umuvuzi gakondo ukora hano Inyamirambo, haruguru ya Green Corner nkuko abantu basanzwe babizi. Ibi byose n'ahandi wabisanga uretse kwa muganga Matovu. Muganga Matovu akomeje kuba igisubizo mu Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ndagwini wacu Matovu genda mpoze no muganga gakondo. Ibota amasimbi baramurata, Afurika yose baramurata, ngwini wacu baramushima Matovu genda mpuze n'umuganga gakondo. Zere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi. Wakoze subscribe na gushimira cyane nawe utarayikora inama kujya gukore byabasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni bucece mu gace nko bisanzwe ni Kiroso. Ndabemera cyane. Mwebwe mwagiye gusenga, Imana ibaho umugisha n'abatagiyeyo natabonye uko bajyayo, kandi mujya gusenga mujye mudusengera. Mwibuke n'abatagiyeyo mudusengere kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Okay, ni ya mihanda cyangwa amakuru yanjye ngenda mbashakira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkaba nagiye gusura cyangwa ngiye gusura wa mukobwa wamanitswe muri poto azira guca inyuma umugabo we. Namenye ahantu baba bungiye kurase byagenze gute nyuma bya bindi, barakize barasubiranye, byagenze biti, ibintu bihagaze gute muri famille yabo. Bungiye kubagwa Gitumo, ntago ngiye nayoboje aho bari aho batuye, naha muri iki gipangu ugiye kwinjiramo ndebe ngo se bimeze bite. Imana dufashe dusange bahari, kandi nsanga batanahari, ubwo ndabaza abo nsanga amakuru yabo ko bimeze cyangwa uko byagenze, niba babana cyangwa nimba baratandukanye. Cameraman igenda nanjye kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Kiroso sawa sawa, ucece mu gace ndabemera. Mama nkurikira barazatubena umutwe umunsi ubwe. Nuko byitashoboka niba bari kujya imbere cameraman, ubundi ngo rebe gendana nanjye. Ko nazajya ubona bikomeye cameraman, ntuko ibintu byo kwirukanka nawe nazajya ubona bikomeye bagiye kumena bagiye kunkubita cyangwa bagiye kumena icwanga, jya ushyira kamera hasi unyize. Rero birasaba kujya imbere cameraman. byibuze njye inyuma nimbona wowe ntacyo bagutwaye nanjye nzi
mana yanjye kuraho kamera ngiye guhisha mikoro kamera nushaka kwikuraho bafite twice kuraho kamera bafite ubwoba kuraho kamera nta kibazo tubanze tuneke tumenye ko bahari tatwice twagiye nta muntu uhari nta hasi banze kuraho kamera kamera wagendera nanjye noneho ndungurutse hano mbona ari gufura mba atari kumwe n'umugabo we kamera mangwino ari gufura ngwino tutatume umugabo se arihera cyangwa yarahukanye umugabo ngiriwe meze neza babarira pe babarira rwose nshaka gushwana nawe mbabarira ese ntusuhuza n'abashyitsi ndagusuhuza iki nibi bintu uzanye aha ngaha bikure maze ngusuhuze suhuza abashyitsi mbabarira babarira kameramani yayikuyeho meze neza bahoya tantera amazi mfite ibintu byo gukora mbabarira pe ndakwinginze nibwo ushaka gushwana nanjye se abashyitsi ko ari umugisha kubera iki mbabariye wambaye udatuma nkubwira nabi ndamaye nka data se ibyo byo bahane komeza untera amazi ndaguteza motovu akuna mbabarira iyi kamera uyikure hano uri kubyumva ese wanashuje kura hano ino kamera se washuje abashyitsi wambabari wa mugabo wambabari ntuneshe umutwe pe babarira ubushize ibyo mwankorera urabizi ibikise wabikorewe n'umugabo wawe ninjye wabigukoreye byanarangiye nsishaka no kubyibuka ariko kuri iyi nshuro mbabari kuri ino kamera hano sinshaka kongera kuyireba sibyo bayikuyeho kamera kuraho kamera sha ubundi nganire nawe none kuraho kamera ariko niba kuraho kamera turiganirira ese urashaka iki reka icyo kintu kukubaza rero aka kantu gafata amajwi ariko nta mashusho aba ariho urumva gafata amajwi nta mashusho aba ariho reka twiganirire nyine twiganire ntabwo amashusho ari bugaragare nifatire amajwi ubutaha rwose ntabwo nzemera ko ibi bintu wongera kubikora bikureho rwose bikureho pe bikureho mbishaka tuganire umeze ute nyine meze neza nyine nk'ibisanzwe nk'uko uri kubibona nibere mu mirimo yanjye nyine ese mugabo yagiye he yego ku mugabo wanjye aya masaha ntabwo aba ahari cyane kandi no ku cyumweru yagiye gusenga ko ese umugabo wawe mumanye gute muri iyi minsi urebye nyine ni neza nyine ariko ntabwo ari neza cyane bitewe n'ibintu namukoreye n'ibintu byambayeho akabyibona n'amaso ye noneho ntabwo nyine arabasha kubyakira neza ariko yampaye imbabazi nyine twongera turasubirana nyine yumvishije imbabazi namusabye neza ababyeyi bamusabye bazinsabira tuzanye ibyumweru 2 yampaye nagiye mbemera mu rugo nyine kubw'amahirwe nubwo numvaga nyine atari bubikore araza nyine aza kumfata ari wowe nawe ninde wataye intambwe ya mbere yo gusaba undi imbabazi cyangwa akavuga ati reka nze nkurebe ni ababyeyi bawe ni wowe cyangwa niwe waje kukutwarira nyine urabizi ko ubushize yari yampaye ibyumweru 2 ndi mu rugo ngo wenda twarategereje ndi mu rugo ndavuga ati n'ubundi simbizi nazaza no kumfata ababyeyi nawe bakambwira ati komeza umuhamagare umubwira ati wenda mbabarira ndakomeza ndabikora musaba imbabazi akagerageza kubyumva ariko nta mu mwanya uhagije niyo mpamvu nta cyizere nari mfite nyine cy'uko azaza kumfata mbonye nyine umunsi ukurikira wa nyuma icyumweru cya kabiri kujya kirangire
yarampamagaye arambwira ati nitegure ejo azaza kumfata. Numva nyine birantunguye cyane, mbibwira nyine mama na mukuru wanjye ndabimubwira. Ubwo rero barambwira ati ubwo ngubwo nyine reka tumutegereze. Rero umunsi ushize araza aramfata nyine turagenda tujya mu rugo. Ariko nyine ni ibintu byari bigoye, numvaga nyine atabikwiye ku mutima, ariko ku rundi ruhande navuga ati ubwo yemeye kuba yanzana aha ngaha buriya yarambabariye byararangiye. Ishusho bwa mbere aza kukureba mu rugo aje kugucyura, wenda nk'ibyakubaye nk'ibyo cyangwa ibyo yagufatiyemo. Mu by'ukuri nyine njye yasanze nicaye muri salo mu rugo, ni nk'umuntu wari umuntu ko n'uriya yambwiye ko umunsi ukurikiraho ari buze. Mumubona nyine byaranshimishije, biranshimisha cyane, ndanabimwereka ko nishimye. Rero turaganira n'ababyeyi, ababwira ko aje kumfata agiye kunjyana mu rugo. Ngo nyine mama aramubwira ati komeza umugore wawe umujyane mubane, kuko n'ubundi gutandukana nta kintu byabafasha, nta n'ikintu byabunganira ku buryo mwe musanzwe mubanye, kandi n'isi yakomeza ikabota ko baratandukanye. Ubwo rero aravuga ati nta kibazo ko amujyane, ndaza kureba n'ibinyigisho mwamuhaye muri bino byumweru bibiri yarazikurikije. Ibyakubayeho byagusigiye iki muri wowe? Ni isomo rikomeye ry'ubuzima, ni isomo rikomeye ry'ubuzima, kuko biragoye kugira ngo umugabo yemere gusubira n'umugore wamuciye inyuma. Ni ibintu bigoye koko. Ubwo rero ikintu ngiye byasigiye ni ngombwa ku buryo ntashobora kongera gutinyuka gukora amakosa nk'ayo nakoze. Ni iki wabwira abantu bameze nka kuriya, hagati wenda turajya ku ruhande rw'umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umugore, bameze nka kuriya bibera mu buzima nka buriya wari urimo? Buriya rero iyo abantu bamaze gushakana aba ari umuntu umwe. Iyo umwe muri abo babiri atangiye guteshuka ku nshingano ze, ni ukuri ntago bigaragara neza, kandi bituma urugo n'ubundi rusenyuka, ko byagenda kose birangira rusenyutse. Rero inama nagira abantu ni ukwemeza kamwe, bakemera inshingano zabo nk'uko baraziyemeje, bagatuza bakubaka ingo zabo ku mpande zombi, yaba umugabo cyangwa umugore. Iyo biyemeje inshingano ari babiri baba bagomba kuzikurikiza, bakazuzuza, bakagira umuryango wishimye. Ni iki wavuga kuri muganga Matovu? Uriya muganga ni ukuri yarantangaje, ntabwo nzi ko ibintu nka biriya bishobora kubaho. Gusa ni umuntu mwiza pe, ni umuntu mwiza. Nabwira buri muntu wese ufite ikibazo nka kiriya nari mfite, n'umugabo wanjye yamwegera pe, akamugira inama, akamufasha mu buzima bwe bw'ingo. Ingo zisenyuka kubera ko n'ubundi haba habuzemo inama z'umuntu runaka. Rero nabashishikariza ko bamugana akabafasha, akabagira inama. Ni ukuri ni umuntu mwiza pe, ni umuntu mwiza. Ku ruhande rwanjye nkanjye ntabwo ari ibintu nabwiwe, njye narabyiboneye n'amaso yanjye. Wenda duhe ishusho y'uko uri mu munara hariya hejuru, nimba ufite ubwenge sinzi, nimba waratekerezaga cyangwa nimba utubwira ukuntu wiyumvaga cyangwa wabonaga bimeze. Mu by'ukuri wenda ngira ikindi kintu mvuga kuri uriya muganga, ntabwo byoroshye kubona umuntu afata umuntu nk'andi kiremwa muntu akanzamura akanshyira hariya hejuru. Byari ibintu bikomeye, ntabwo nabona ukuntu bisobanura. Nta bwenge nari mfite, niba mfite igihunga n'ubwoba bwinshi. Narebaga hasi nkabona singewe uri hejuru, nabona hasi nkabona ni kure cyane. Mu by'ukuri nari mfite ubwoba burengeje ukwemera, mfite ubwoba bwinshi. Mu by'ukuri ndamushimye ko n'ubundi yarongera aramanura bwa buhanga bwe navugaga. Ese ngo wazamuka gushya? Nazamukaga numva sinzi ikintu, numvaga nyine atari njye, numvaga atari njye muntu, numvaga atari njyewe, numvaga ari ikindi kintu, nkumva ntabwo ari njye. Ndavuga se mana ko kandi hamanuka gute, sinzi, nkumva mfite ibintu by'uburibwe bwinshi cyane mu mubiri wanjye.
gira icyo ubwira umugabo wawe nabona iki kiganiro nubwo mubana ntawe uhari naje adahari ariko nzanagaruka nahari wenda nawe agira icyo atubwira nicyo wamubwira. mu by'ukuri umugabo wanjye ndamukunda cyane. Mbere ijambo rya mbere namubwira, icya kabiri ni ukuri ndamushima ko yangiriye imbabazi. Ni ikintu gikomeye cyane mu mubano wacu. Rero ndakomeza mukunda kandi sinongera kumuca inyuma. Intego ufite muri wowe yawe n'umugabo wa niyi? Mu by'ukuri njye ku giti cyanjye intego ya mbere ni ukutongera gukora amakosa nk'ayo nakoze. Icya kabiri niyo gutuza nkubaka urugo rwanjye rugakomera, kandi nkanasenga Imana ikamfasha ikankuramo ibintu byari byangiyemo ntazi ibyo ari byo, Imana ikabijyana burundu ntibizongere no kugaruka. Wenda turimo tugana ku musozo, ndashaka no kuvugisha Matovu nawe nkumva uko bimeze. Wenda nk'abantu bashaka kuvuga ngo turi kwamamaza cyangwa turi kwamamaza umuntu, icyo bababwira? Njyewe kambwire niyo mpamvu nabikoze haruguru mvuga ngo ntago ari inkuru mbarirano ndi kuvuga. Njye ni ibintu byanjye ku giti cyanjye byabayeho kandi akamfasha. Ntago ndi kumwamamariza cyangwa se kuvuga ku rundi ruhande rwe, oya. Njye ndi kuvuga ku giti cyanjye, ntago ndi kuvuga uko wenda abandi bamuvuga, oya. Abantu rwose babyumve neza, ntago ndi kwamamaza, ndi kuvuga ibintu biririyo. Wenda hari abantu bakubonye babona biriya bintu bajya bavuga ngo ubu babonwa n'uhagaze, bakazabona hari indi sura wari urimo, ko iyo bagufashe nka kuriya waciye umugabo wawe inyuma, ariko ubundi hari inshuti zawe, hari umuryango wawe n'ubwo n'ababyeyi bari bahari. Ubu ni ikihe nicyo wababwira wabizeza ku mihindukire yawe? Mu by'ukuri hari igihe nyine satani itera umuntu. Ntabwo ari ibintu nari nsanzwe nkora cyangwa mvuga ngo umugabo wanjye ndamucitinga, wapi. Sinzi nawe satani yanteye pe, uriya kiriya gihe ntabwo ari ibintu byari bisanzwe bimbaho rwose. Inshuti zanjye cyangwa se abavandimwe banjye babyumve neza, ni kwa kundi nyine umuntu isanga ikintu cyamubayeho ariko atagiteguye. Rero ntabwo ari ibintu bisanzwe pe kuri njyewe. Bajya bavuga ngo aho iyo nye ihoramo, uriya musore babafatanye aramutse yongeye akaguhamagara ntabwo wasubirayo. Reka mubwire rero, biriya bintu njye byampaye isomo rikomeye, kandi nawe naramubwira yuko njye nakeneye kongera kumubona mu buzima bwanjye. Nimero yanjye ayisibe nkuko nanjye nasibyiye, nta n'ahantu twakongera guhurira. Naho pe niyo yampamagara akoresheje indi nimero, naramubwira ati mbabarira, sinshaka kuzongera gukora amakosa nk'aya ngaya, ibibaye birahagije, nawe wabibonye. Yego. Nkuko byarangiye nyine namubwira ati va mu buzima bwanjye ugenda. Yego. Okay, urakoze cyane reka mpamagare na muganga Matovu rero tuvugane. Ngomba gufata amakuru y'izo. Muga mwaramutse neza? Waramutse kandi wiriwe? Yego, ni Kirose muvuga naho kuri Sawa Show. Yego, kira amakuru. Amakuru ni meza, nari nasuye wa muryango wahuye n'ikibazo, umwe wa mugore waciye umugabo inyuma ukabafasha, wamanitse mu ipoto. Ubu turi kumwe, nari mbasuye ariko nsanze umugabo ngo yagiye gusenga. Umugore we niwe turi kumwe, niwe turi kuganira. Yego. Yatubwiye ko nawe wagize uruhare mu kubafasha mu gusubirana. Urumva nibyo niko byagenze, kuko nyuma yo kumwijyana ku ikosa yari yakoreye umugabo we, byabaye ngombwa ko mbunga n'umugabo mabwira yuko
atari byiza kugira ngo sosiyete nyarwanda bayisenye kandi bariyemeje kubaka urugo nk'umugore n'umugabo. Ikindi kandi ntabwo umuntu wese yakoze ikosa ashobora guhanwa, ariko ntabwo bivuze gutandukana n'umugabo. Rero nagerageje kugira ngo mbumvikanishe kandi ndumva byarakunze. Ikindi kandi uwo mukobwa nawe namubwiye ko nyine isomo yararibonye ntagomba kuzongera gukora ikosa ryo guca inyuma umugabo we, cyane cyane ko ari n'abantu muri iyi minsi usanga bariharaje kugenda baca inyuma abagabo babo, ariko babwira yuko umuganga Matovu ufite icyo kibazo cy'uko ushobora kuba ukeka ko hari umuntu uguca inyuma wandeba kandi nkagufasha. Okay, we nyine yavuze ko wabafashije ngo bazanye n'umugabo no ku ivuriro. Cyane rwose baraje. Ngo bakugezeho baza kugushimira. Umugabo rero wabigizemo uruhare, ubona ko umugore agifite ubwoba ko yakira wenda ko hari ibindi twamukorera. N'ubu ngubu yarafite ubwoba, ndavuga nti shaka kuvugisha muganga Matovu, arambwira ati rwose mbabara tongera kunaganika. Oya ntabwo namunaganika, no si ikosa ryakoze ko ryarangiye. Icyari cy'umukoro kugira ngo mbunge we n'umugabo we bakomeze bubaka umuryango wabo. Kandi wabonye ko n'ababyeyi be bari batakanye bati ntabwo dushaka umwana asenya. Rero ndi muganga, ariko ntabwo nemere no gutandukanya abantu, ahubwo urari nagera kuko sinemere kuvuga ngo sosiyete nisenyuke. Icyo nakora kugwana umuntu wakoze ikosa, ariko naba n'umwe wo kunga abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Yego. Ese mugabo wenda ku mbaraga zawe ufite, nk'ingo ziri nk'umuntu uri hanze wenda afite urugo mu Rwanda akaba ari nko muri Amerika, ni urugero wenda umugore we aba inaha ngaha wenda bakamubwira ati amuca inyuma, yenda ushobora nko kumuha nk'ikimenyetso cyerekana ko uwo mugore aca umugabo inyuma cyangwa umugabo aca umugore inyuma. Cyane rwose nabikora rwose. Rero se imbaraga dukoresha ntabwo gukora imbaraga zitagaragarira amaso, aho n'isi hose nabikora. Ubu nyine ntabwo umuntu aba ari mu Rwanda ari muri Amerika, umuntu uri mu Rwanda kwenda akaba yamugira nabi amwohereza nk'ibintu kandi tukabibura bigakira. Ubwo wenda ngomba kubariza abantu bose mu buryo bugiye butandukanye. Hari wenda ikindi, hari nk'abantu bazengerejwe n'abajura wenda babiba, cyangwa babandi baba bafite nk'inyatsi bakorera amafaranga ntibayabike, cyangwa agahura n'ibindi bibazo, mbega nyine navuga ko ari nk'inyatsi ntibagire icyo babigezaho kandi bakora. Abo bantu nabo urabafasha? Rero buriya inyatsi ziri mu bwoko butandukanye, kuko hari inyatsi ishobora guturuka kuri karande y'umuryango, urumva? Yego. Akaba ari inyatsi baruka. Ibyo byose iyo tumaze kumenya imban'imbano y'iyo nyatsi turayivura igakira. Ntabwo inyatsi ari ikintu umuntu akubwira ngo ufite inyatsi, bimwe abantu bagenda babyibukishwa ngo ufite inyatsi, umuntu akubaha inyatsi igira ikomoka. Abo twabafasha. Ikindi cya kabiri, nyine umuntu wangirije undi nyine yamukoreye ubugome, niba umuntu yangirije undi yakashaka kumutwara utwe ku mbaraga, cyangwa se kuba yashaka umunyaga ibye akamwiba, rwose dufite uburenganzira bwo kuba twamuhaye igihano akaba yamusubiza ibintu bye mu gihe ari ngombwa. Ikindi kibazo rero, kugira ngo ngane ku musozo w'ikiganiro nanjye nawe nkore gukomeze. Ikindi kibazo, hari nk'umuntu ushobora kuba ufite ikibazo yararenganyijwe cyangwa yararenganye, uwo muntu wenda urugero nk'umuntu baramufunze ariko yafunzwe azira nk'akarengane, ibyo bintu urabireba ukaba wagira icyo umufasha nawe? Ubwo nk'ibintu wumvaza ko urumva atari nko kumbaza ikibazo kuko kigize, ubwo se urumva niba dufite ubushobozi bwo kuba twafata umuntu tukamushyira mu ipoto, tukaba dufite ubushobozi bwo kuba twavura umuntu ari hanze, sibyo? Ibyo urumva byatunanira koko? Okay, urakoze rero cyane. Ntabwo twe turi abavuzi gakondo, dukoresha ubuvuzi gakondo, dukoresha imiti, kandi imiti yose hari imiti nakubwiye ko tugira imiti, hari imiti itongerwa ikaba yakora icyo ikora, hari imiti dushobora gutanga tudatongereye bitewe n'uburwayi tugiye kuvura busanzwe, ariko iyo byageze mu cyo bita imbaraga z'ururimi, yego, byose ni imitongero. Ibyo dushaka kugeraho tukabigeraho.
Okay, urakoze rero urampa uburenganzira nimero yawe nyishyireho ufite ikibazo azakuvugishe cyangwa ufite ibibazo bitandukanye azakuvugisha umufashe. oya nta kibazo wayishyiraho nta kibazo waba ugira ikibazo uwo ari we wese afite ikibazo yaba ari babandi bafite ibibazo byo mu miryango babandi bafite ibibazo byo mu ngo zabo bamwe bafite karande kameza miryango bakeneye bafite ibintu bajyaga bakora cyane ugasanga ubu ngubu biragenda bikora ku bana babo bakabigiti muri ibyo bintu utazi n'uko babigenzaga babandi batezwe abandi bohereye abantu nk'abo rwose wayishyiraho bajya bagira ibibazo bakamamagara nkabafasha nta kibazo yaba ari mu Rwanda no banze y'u Rwanda nta kibazo. Okay, urakoze cyane akazi keza. Ndabasaba kire. Yego. Isoko y'amahoro ni ubuzima. Igisubizo nyacyo mu buzima burambye ni ubuvuzi gakondo. Nitwa Mugisha Ernest, nkaba ndi umugabo wubatse ubana n'umudamu, twatumaze imyaka 8 tutabyara. Twarazengurutse ahantu hose batuvura ariko byaranze. Tuza kugana muganga Matovu, aratuvura. Muganga Matovu arakuvura indwara zitandukanye: amibe, igifu, umwijima, diyabete, asma ndetse n'izindi ndwara nyinshi cyane. Nabanaga n'umugabo kubera ikibazo cy'imiryango n'amashyari, baje kundoga urubuyero, nkazajya ndaranshikagurika nirukanka. Umugabo biba ngombwa ko dutandukana, ngaruka iwacu mu Rwanda. Nza kugira amahirwe mpura n'umuganga Matovu, ubu yaramfashije, ubwo burwayi bwose bwarashize, nkaba ngiye gusubirana n'umugabo wanjye. uko muneba ngaha nitwa Shumbusho Emmanuel. Ubu mu minsi ishize nari mfite ikibazo cyo mu mutwe, igihe cyabayeho kirekire ndi umusazi, naze kugira umugira neza witwa muganga Matovu. Nitwa muganga Matovu nkuko abantu bamaze kubimenya cyangwa bamaze kumenyera, abandi umuvuzi gakondo ukora hano i Nyamirambo haruguru ya Green Corner nkuko abantu basanzwe babizi. Ibi byose nta handi wabisanga uretse kwa Muganga Matovu. Muganga Matovu akomeje kuba igisubizo mu banyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Tinda ngwini wacu Matovu genda mpoze n'umuganga gakondo. Igota amasimbi baramurata, Afurika yose baramurata, ngwini wacu baramushima. Matovu genda mpoze n'umuganga gakondo.